nari nashatse gukora umushinga w'ibisheke bigira n'umwuga ngakondesha imirimo y'abantu ariko kubera abajura ubu ngubu dusa naho turi kubivamo turi kurandura. Twagerageje no kwandika impapuro, twigeze abahinzi twandika impapuro tuzohereza ku kagari no ku murenge no kuri ribu twazohereje mu mudugudu yazijyanyeyo ariko ntacyo badufashije. Iyo dufashe umujura w'ibisheke ubuyobozi ntabwo bumukurikirana. Ababyeyi babo wabahamagaza ati turi mu cyiciro cya mbere mu bajyana aho mushaka. Rero nsanga kwirirwa mpangana n'abaturage kubera ibyo bisheke nsanga nabirandura nkabivamo. Reka duhereze ikaze rero abantu badukurikiye ku Mujyojyo Info. Hano rero turi kumwe n'umubyeyi mukuru ariko w'umuhinzi, reka atangira twibwira tubashe kugira ibiganiro tuziranye. Mwaramutse. Mwakwibwira abadukurikiye? Yego, nitwa Ingabire Christina, ahangaha dutuye mu murenge wa Nyundo, akagari ka Nyundo, umudugudu ni Runandi. Yego. Twe rero turi abanyamakuru b'Umujyojyo Info, tukaba uri umuhinzi. Wenda turagira ngo tubwire se uri umuhinzi gusa urahinga ukanorora bigenda gute? Ndi umuhinzi. Nari nashatse gukora umushinga w'ibisheke bigira n'umwuga ngakondesha imirimo y'abantu ariko kubera abajura ubu ngubu dusa naho turi kubivamo turi kurandura. Abajura bigira amakipe abasore bagafata imidugudu yose bagateranira mu murima, tubona rero ari igihombo. Ubundi ibisheke cyari igihingwa cyiza ariko n'ubundi ntago cyunguraga vuba n'ubundi. Iyo abajura babigiye muri mpamvu turi kurandura aba ari igihombo, utegereza za nyungu ukazazibura kubera abajura duhitamo kurandura. Wari umaze igihe kingana iki uri mu mwuga w'ubuhinzi bw'ibisheke? Imazemo imyaka nk'itatu. Imyaka 3. Nibura ariko wabonaga hari inyungu urimo uretse icyo kibazo cy'abajura cyaje kuzamo? Urebye harimo inyungu. Harimo inyungu abajura batari babihindamo ariko bo ntayo. Ukuvuga ngo igice kinini cyakabaye inyungu kuri wowe gitwarwa n'abajura? N'abajura pe, ubu ngubu n'abajura. Ubu n'abajura. Abo bajura baturuka he? Ese ntago inzego z'ubuyobozi ntacyo zibafasha kugira ngo abo bajura bagabanuke? Iyo mubibwiye ubuyobozi bibabwiraho iki? Twagerageje no kwandika impapuro, twigeze abahinzi twandika impapuro tuzohereza ku kagari no ku murenge no kuri ribu twazohereje mu mudugudu yazijyanyeyo ariko ntacyo badufashije. Iyo dufashe umujura w'ibisheke ubuyobozi ntabwo bumukurikirana. Ababyeyi babo wabahamagaza ati turi mu cyiciro cya mbere mu bajyana aho mushaka. Rero nsanga kwirirwa mpangana n'abaturage kubera ibyo bisheke nsanga nabirandura nkabivamo. None se umuntu wo mu cyiciro cya mbere yemerewe kwiba wamufata ntumukurikirane? Ntabwo mukurikirana. Impamvu adakurikiranwa ni iyihe? Nyine bakubwira ko ari mu cya mbere ntiyitaba ubuyobozi. Yatitabye ubuyobozi rero ku kagari ho baratubwira ngo nimugendaga mu mushake ngo muzamuzane. Iyo batabishyizemo ingufu ku kagari rero natwe ntitubishyiramo ingufu kuko ubona nyine kubwira ngo uri mu cya mbere nta kiri bumukureho. Ukasanga ari ugutakaza umwanya wawe. Ukuvuga ngo ikibazo cy'uko mutamukurikirana nuko nta bwishyu yabona. Niyo mpamvu. Biri kumvikana. None nyuma yo kureka ibisheke uri kuvuga ko ushobora kuza kubireka kubera ko bifite abajura cyane, ni uri guteganya ko noneho urakora ubuhinzi bw'iki? Urareka ubuhinzi burundu cyangwa uraza guhindura? Nzabireka. Uri kumva uzareka guhinga? Oya ntabwo nzabireka. Bo gutya twashatse abandi barinzi. Gutya dufite abantu bari kuturindira abo twakuye muri za Rutsiro. Tugize amahirwe udusheke dusigaye bakaturinda ntabwo twaturandura twakomerezaho. Kandi tugize n'amahirwe wenda ubuyobozi
bw'umurenge bukadufasha bukadushingira igiti nk'abahinzi twakongera tugatera kuko ibisheke ni igihingwa cyiza twakongera tugatera ariko batadufashije kugira ngo tujye dushwana n'abaturage mu mirima twabirandura uretse ko kubirandura ni igihombo ibijumba ntibigira amafaranga ibishyimbo birarushya igihingwa cyari cyiza ni icy'ibisheke ko ntabwo kirushya ntabwo kivunana iyo ufite amafumbire yawe ukashyiramo abakozi bisanzwe ntibabyibe ntabwo biba bigoye ni ukuvuga ngo uretse ikibazo cy'abajura nta zindi mbogamizi umuntu yahura nazo mu bisheke? oya ntazo bigira abakiriya ntabwo ibisheke bibura isoko atari abajura nta zindi mbogamizi. mu myaka 3 wamaze uhinga ibisheke nta gihe ibisheke byigeze bikuratiraho wenda ngo ubure abakiriya bibaho ngaho? aya ntabwo bijya bibaho ngaho hari abantu nabo bigize ba rwiyemezamirimo bajya bava iyo muzamurera bakazana imodoka tukabagurisha ibisheke waba ufite ibisheke byiza ukabagurisha bagatema bakapakira imodoka bakagusigira amafaranga bitabaye ibyo hari abantu nabo babyikorera ku mutwe bakajya kuzana ibirayi ntabwo ibisheke bibura isoko. bya bindi tujya tubona byazanye uruyange biba byaragenze ute byo? biba byarazanye uruyange biba byarakuze bigeze igihe cyo kurandurwa ariko nyine uko kura kugeza bizanye uruyange ndi kugira ngo nibisobanura ko byabuze abaguzi. oya biba byaramaze igihe kinini biba bimaze igihe kinini biteye biri gusaza nka nyiri umurima rero iyo ubonye bishaje urirandurira ku giti cyawe ugahingamo wenda ng'ibijumba ukongera ugatera bundi bushya ukongera ugatangira iyo ari ndazindi mbogamizi. kugira ngo ibisheke bisaze bigere kuri kiriya gihe cyo kuyanga biba bimaze igihe kingana iki mu murima? ibisheke bimara igihe kinini ibisheke ntabwo bijya bisaza kugira ngo bisaza imaze imyaka nk'icumi. turagira ngo noneho uduhereze isura y'ukuntu cyangwa ni nk'inyigisho ukuntu ibisheke umurimo w'ibisheke wenda ubihinga yaba gutegura umurima kuzageza ku gihe cy'isarura imirimo igenda ikorerwamo ni iyihe kugira ngo umuntu wenda utarabihinga ariko uteganya kuba yahinga yumvireho? yego uri gutegura guhinga ibisheke n'ubundi wenda ni urugero hari hasanzwe ari nk'urutoki se ukaba ushaka kurutema ugahinga ibisheke ushyiraho abatemye bakarutema noneho ugashyiraho abahinzi bagahinga cyane bakageza hasi bakazamura amayogi ubuhinga bwamara kuboneka ugashaka abandi bakozi bakajya gutema ingemwe mu bindi bisheke ingemwe ziba mu bindi bisheke bagatema ingemwe mu bindi bisheke ubwo bakaza nyine bagatera ni ukushinga bashinga ingemwe ushinga gutya ingemwe ubwo ni ku mitwe ni hasi ku bitsinsi nabyo ari abantu batekereza ko waba urimbura igice cyo hasi akaba ari cyo utera cyangwa niba ari cyo hejuru? ntabwo ari igice cyo hasi ni ibisheke bihagaze gutya uragenda ugatema ibisheke akaba ibyo n'ubundi utera ukabishinga muri bwa butaka noneho ukajya ushaka kubitera neza ushyiramo metero 2 hano uteye na hariya ugashyiramo metero 2 noneho ukagenda utera noneho iyo umaze kubitera kugira ngo ubwo buhinge butaberaho uteramo ibigori cyangwa se ibirayi noneho bakabikorera nyine bari gukorera ya myaka yindi washyizemo bakaba bari gukorera bya bisheke mu buryo bwo kubirera ifumbire aba ari ngombwa. ubwo ifumbire ibisheke bikoresha nani ya yindi izamura bya bigori washyizemo cyangwa bya birayi cyangwa ibisheke bibaye ari nabyo byonyine washyiramo ifumbire? dapunayire tugura dapunayire ukarivanga ukajya ugenda unyanyagiza ku gitsina cy'igisheke buri gitsina ugenda unyanyagizaho buri bya bindi wahinzemo iyo byeze bya bisheke nabyo biba biri gutangiye kuzamura amababi urabisarura ukongera ugahingamo ikindi gihingwa noneho nacyo wazagisarura umwaka uba urangiye ukazajyamo bakabiharurira bamara guharura hanyuramo igihe gitoya bagatabira ugashyiramo irindi fumbire hamara yandi mezi nk'6 ugatangira ugasarura. no kuvuga mu gihe cy'umwaka n'igice uba uri gusarura ibisheke byawe? gusarura ibisheke byeze neza. nta miti nka kumwe ibirayi biterwa imiti cyangwa ikawa nta muti uterwa mu bisheke? nta muti batera mu bisheke ni ifumbire gusa iyo bishoboye ubwo ushyiramo n'imborera. ni iyihe ndwara tuzi ko ibihingwa byose cyangwa yaba n'amatungo ashobora kugira uburwayi? ni izihe ndwara zishobora kuba zigera mu bisheke?
hari igihe birwara indwara yitwa imanza ari ishabahari niba ari ishaba ugasanga igisheke n'ingenya yitwa ingenya ugasanga icyana cy'igisheke cyakikemuye ngahangaha hasi ho gifatiye wayikoraho gutya igahita kivunika ntabwo tuzi n'ibigira umuti ntabwo tubizi. uvuze ko mutazi n'ibigira umuti iyo yaje ikafata wenda umurima wose niba bibaho ariko ntabwo mbizi bibaye byabayeho ubwo byagenda ute nyiri ibisheke yaheba? Oya ntabwo ifata umurima wose iriya ndwara ntabwo ifata umurima wose wenda ngo mu murima wose uri nko kunyuramo mbese uri nko kubikorera riyujyamo kubikuraho urubabi. Ikikubwira ko iyo ndwara irimo rero iri gukuraho urubabi rwumye uri kurushyira hasi ukuraho iyo bigahita gikenyuka ariko ntabwo ari byinshi biba birimo ku buryo byatuma mbese ugira imbungenge ngo urajya gushaka imiti. Urakoze cyane uratuganirije ariko tugana ku musozo wose ikibazo cy'abajura wavuze ko hari ikibazo gikomeye cyatuma ushobora kureka ubuhinzi bw'igisheke kandi mu byo watubwiye numvishe ko ababyeyi bashobora kuba ari abantu bakiri bato kuko wavuze ko mubwira n'ababyeyi babo bakababwira bati rwose ntacyo twakora byumvikana ko ari bato. Wagiriye inama urubyiruko rudakora warundi rutinya isuka cyangwa ruvuga ko isuka ari ikintu giciriritse uziko hari abajya bavuga ngo isuka ntikiza ngo isuka ntaho yabageza bakahitamo kubireka abo ndakeka ari bo bahindukira bakaza kubyiba niyihe nama wabagira muri rusange urubyiruko rwose muri rusange? Urubyiruko rwose muri rusange inama nabagira nabo ni uguhaguruka bagakora kuko hari akazi ngubwo aje ahubwo akansaba akazi akambwira ati Ngabire nshaka akazi namuha akazi muri bya bisheke niba ashaka n'igisheke cyo kurya ntago yakibura kandi yiri wakora akazi karahari hari akazi mu misozi hari akazi gusa babikora ku bwende noneho n'abantu bafite inka abashumba babo bajya kwahira kugira ngo bahire ibyatsi bisanzwe bakajyamo bakahira ibyana bya bisheke byacu. Uwo mushumba rero yumufashe hari abo dufata twabagaza kwa nyirinka ngo ntago ari umushumba wanjye akaba yamutorokesheje akamwihakana kandi umurinzi wawe yamubonye akamurusha kwiruka cyangwa se bakaba bunije mbese ugasanga nabyo ni ibibazo. Gusa rero wenda mwazadufasha n'ubuyobozi bukatuvugira bakatumira nk'abantu bakoresha n'amanama igisheke bakagiha agaciro. Ubuyobozi buhaye agaciro ibisheke byacu wabagazaho n'ikibazo bakagufasha wenda n'abajura bacika. Muri make urubyiruko ukaba rugira inama yuko bahaguruka bakaza mukabaha imirimo tukabaha akazi nabo bagakora bagashaka n'akazi n'ahandi mu misozi haba hari akazi. Abakozi 3 nabahemba amafaranga nabaha n'ibiryo saa sita pe nukuri ntibagire inzara ntibagire inyota. Oya nta bibazo ntabyo barya bakanywa kandi ngabaha n'amafaranga ariko nanjye umwaka wanjye ugasugira nkagira aho bangeza nanjye ngagira uko mbarazaho bo abadukurikiye rero mwakoze cyane kudukurikira uyu no Umujyojyo Info kandi dushimira n'uyu mubyeyi Ingabire kubw'ikiganiro duhaye n'inama zitandukanye. Murakoze cyane niba ntacyo mwongera kubyo twaganiye. Oya murakoze namwe.